ngo ijambo yavuga ngo nubwo uri mu ifata ryawe Imana avuga ngo baho. Rero ndi umwe mu bantu Imana asanze igaragara mu ifata ry'ubusambanyi, ifata ry'ubusinzi, mu byaha bitandukanye. Imana iza kungira neza imvanayo, mbona umucyo w'Imana, Imana imvana mu byaha. Rero kuko ntabwo navutse mu muryango ukiviguza Imana, data umbyara ntabwo arazi Imana na mama ntabwo arazi Imana, barabandwaga bagaterekera bakaragura ndetse bakanaraguza. Nizo karande ngewe navukiyemo. Ngewe ntabwo navutse iwacu hari umucyo, navutse iwacu hari umwijima, ariko nza kugira umugisha nkura na Kristo. Haleluya, haleluya. Rero ubwo ngira mu bagore 9, muri abo bagore 9 babiri barapfa bishwe na sida, abandi bajura barapfuye, abandi basambanyi barapfuye, abandi bo barapfuye, ariko ndakuzigama iyo ntakurengera uyu munsi none uburi mayibobo hejuru inyuma y'izindi mayibobo, iyo ntakurengera uba warapfuye waribagiranye. Imana imaze kumvanaho ngaho. Yesu yashimwe cyane. Ndashimira umwami w'abami, ndashimira Karuhura, ndashimira ivuga bikaba, ndashimira itegeka bigakunda, ndashimira Imana n'ahantu habi Imana kuvana n'ahantu heza Imana kugeza. Yesu yashimwe cyane. Yes, reka tubashimire abantu mwese mudahwema kubana natwe uko bukeye nuko bwije. Twabwire ngo umwami Imana ajye abaho umugisha. Hanyuma rero mbone kukisabira wowe ubana natwe ngo nokuri kuko ujye ugira ishyaka n'umwe byo gushyigikira abantu b'Imana ndetse n'abandi bantu abo muziranye. Twe tukisabiye kugira ngo dushyigikire ukoresha kora icyo bita subscribe cyangwa se abone, ukanda ukazogera hariya, hanyuma ukakanda kuri share, like, comment, mujye muduha comment. Dukeneye cyane ko ibintu tuvuga niba bona bizubaka mu mwuka, bidukwiriye ko tubimenya. Rero Imana ibaho umugisha kandi mbwire abantu wese mudukurikiye ngo nukuri umwami Imana arakunda abagwe neza. Ube bisa n'ibingibi Imana ihure nawe, Imana kwiyereke kandi nukuri kugirirwa neza nibabazi Imana ganze Imana kwiteza. Rero reka tuvuge ngo uyu munsi ntabwo usanzwe, twagira ubuntu budasanzwe kwakira umukozi w'Imana Bishop, kandi tuzi neza ko Imana ibana nawe. Kuba Bishop mwasuza abantu bari kubabona imbere ya kamera kuri aya macano atandukanye, ndabona ari amashene 5 ni menshi cyane, kugira ngo rero mwigira abantu bakurikiye ijambo ry'Imana kandi nukuri turabakunda. Mwama bishimye. Murakoze cyane, ndabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina yanjye nitwa Ndibyariye Celestin Kavuzandur. Ndashima Yesu. Nitwa ahubwo ngiye narinzi. Ni Kavuzandur. Ndibyariye Celestin naryo narindizi. Ariko abantu bose bazi Kavuzandur. Kavuzandur ni izina ry'akazi, ni izina ry'umuhamagaro. Kandi nyakubahwa Bishop, tubone rero kugira abantu badukurikiye. Abantu benshi bazi ko abantu baza kuvuga ubutumwa bwiza kuri social media hari ba bantu bakirabaye, hari ba bantu bambuza uko ngira, hari ba bantu babivanze, ariko nge nawe turaziranye. Yewe nitwa Pst Moise, abantu benshi barazi. Pst Moise turaziranye cyane. Turaziranye. Ndakuzi. Siro wa mupane ko cyane. Indwara zikira. Siro wa mupane ko abantu buzuye umwuka wera. Haleluya. Ubona ari abagenzi bajya mu ijuru. Yego nyine ibyago byo gufunga insengero zimwe zitujuje ibisabwa byarabaye. Ariko kuba byarabaye rugafunga, bivuga yuko wari uri inyuma y'umurongo nyine bibaho. Hari igihe umuntu anyura mu gikombe. Ibikombe mu Kristo yanyuzemo ntabwo byasobanuraga ko ariko Imana yamutaye, ahubwo byari igihe cyo kunyuramo nyine. Hari igihe Imana ikunyuza mu gihe shumba rero, kandi rega ngo abo ngabo iyo bageze muri icyo gikombe cyitwa bagihindura, ntabwo kibagumana, baragihindura. Baragihindura ntabwo kibagumana, bacyambukana kandi bafite amashimwe. Nagira ngo mushumba dusenga Imana, bitumara gusenga ubundi icyo umwuka yabashyize ku mutima gishyire mu biganza by'abantu cyangwa mu mitima y'abantu baje kumva ijambo ry'Imana. Amen. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezerewe
uri Imana y'amahoro, gushimye ko uri Imana idukunda igira neza ikiranuka, turi imbere yawe, bana natwe tugire neza uturengere, turwane dutabare udukize, habwa icyubahiro, turanire kubw'ijambo ryawe Mana, nshyigikira kandi nawe uryumva rigira rimuvana ndetse nawe rimugeza, mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Amen. Karibu mushumba. Murakoze cyane. Reka dusome amagambo y'Imana. Dusome amagambo y'Imana dusanga hano mu buhanuzi bw'umugabo witwa Daniel. Turasoma mu bice 9. Turasoma kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Avuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakarudaya. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, jyewe Daniel nasomye ibitabo bisobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu. Amen, amen. Dushatse twaba tugejeje aha ngaha. Rero turashimira Imana yo mu ijuru, Imana duhamagaye, Imana iri kumwe natwe. Nkuko nababwiye amazina yanjye ni Kavuzanduru. Ni Kavuzanduru. Ndashima Yesu. Ko mushumba. Mbere yuko rwose ugera kuri icyo cyigisho, mumbabarire nimugire ngo ndabarogoma. Muribuka ko abantu benshi bazi bakavuzanduru. Ariko ngewe muri ka kagoma mu giti naryajwe, ndagira ngo ubwire aba bantu muri ka kagoma Kavuzanduru. Kavuzanduru ni uwuhe? Ni kubera iki iri zina ryaje? Iri zina uburyo ryaje, iri zina uburyo ryaje, Imana ubundi yangendereye imvanye mu byaha, nkuko ijambo rivuga ngo nasanze yigaragara mu ivata. Rero abari mu mwijima, Imana bavanye mu mwijima ibazana mu mucyo, turi abana b'Uwiteka Imana. Rero muri uwo mwijima niho narindi, niho nari mbabariye, niho nari nduhirijwe, ntabwo nari nzi rero iyo biva niyo bijya, ariko kubwa rukundo rw'Imana, Imana nanjye iza kungira neza. N'ubuhamya burebure, nitubona akanya tuzabaha ubuhamya. Imana tugiye neza, n'ubuhamya burebure ariko tuzabaha ubuhamya. Rero mwaho ngaho ubwo iwacu bari abapfumu, ari abapfumu, ariko abantu bajya bajya mu bapfumu burya bararushye. Abantu bajya mu bapfumu bararushye. Niba hari abantu barushye, ni abantu bajya mu bapfumu. Ariko turashimira Kristo twebwe waduhaye agakiza. Noneho rero impamvu mvuze ngo abantu bajya mu bapfumu bararushye, ahantu hamwe hari umuntu wigeze kujya kuvuza umugore we mu bapfumu, bari baragize ikibazo cyo kubura urubyaro, bajya mu bapfumu, bajya gushakayo insinzi kugira ngo mbese babone urubyaro. Mbibutse ko abapfumu bari mu byiciro byinshi, ariko abo nabashije kumenya, ubundi hari abapfumu baragura bagakora imihango yabo ya gipfumu bakoresheje inkoko. Bagafata inkoko bakayibaga, bamara kwibaga bakareba umumaro yayo uko ameze, niba yirabura cyangwa se atukura ukuntu. Umupfumu yarangiza akarebamo akavuga ati bizakugendekera gutya, bizagenda gutya, n'uyu bizagenda gutya. Imana tugire neza twebwe ko tutajyayo. Hakaba n'abandi bapfumu baragura bagakoresha inzuzi, bagashyira ku mpinga, bagakoresha inzuzi. Umupfumu agakora mu bugenge bw'agatera inzuzi zimwe mbese akarebera mu mpinga ye akavuga ati gutya na gutya, mbese wowe wagiye kuraguriza umupfumu akakubwira ngo bizagenda gutya. Imana tugire neza. Hakaba n'abandi bapfumu baragura ariko bakoresheje, mbese bitwa ngo baraguza umutwe. Imana tugire neza, baraguza umutwe. Ibyo nabyo barabikora. Hakaba n'abandi bapfumu rero baragura bagakoresha urugimbu, agafata ikinire cyo kwitungo ry'inka cyangwa se ihene, yarangiza agashyira nko mu gice cy'umukanana w'insina cyangwa mu kindi kintu cy'ikibumbano, yarangiza agatereka mu kibindi
noneho agacana, yamara gucana akabona umwotsi uko uzamuka, rimwe umwotsi ukazamuka usa nk'uwera cyangwa ari umukara wirabura ukuntu wanyura iburyo cyangwa se mbese akabireba, umupfumu akakubwira ati bizagenda gutya, bizagenda gutya na gutya. Imana mu ijuru tujye neza, Imana mu ijuru ikomeze kubana natwe. Rero uburyo abantu ariko uburyo nshatse kuvuga ngo abantu bajya mu bapfumu bararushye. Umugabo umwe yaragurutse nyine nanjye mbivuga, ajya bajya gushaka urubyaro ajyana n'umugore we. Uzi icyo bagakora Pst? Baragiye, ariko iyo ngeze aho ngaho ntukambaze byinshi ngo ninde, oya nibeshe. Noneho amaze kujyayo yajyanye umugore we. Uzi icyo umupfumu abakoreye? Yafashe ikirindi gifite nk'amacupa 40 agikorera wa mugabo. Noneho arangije afata umugore wa mugabo ajya mu nzu, agiye mu nzu barikingirana. Noneho akondisiyo wa mugabo waje kuvuza umugore we ati ujye uzenguruka ugenda uvuga ngo aramuvura. Uzenguruka ugenda uvuga ngo aramuvura. Kandi kondisi uze guhagarara ari uko tugize gute tukubwira. Ubwo rero umugabo azenguruka inzu yikora ikibindi, agenda kandi asakuza cyane ngo aramuvura. Umugabo rero nawe, umupfumu nawe ajyana n'umugore wa mugabo mu nzu barakinga, nuko nyine aramuvura. Murabyumva, aramuvura nyine. Yamuvuye. Undi nawe yikoreye ikibindi. Kandi kondisiyo kwari uko agomba guhagarara, aruko amubwiye ati shoje kumuvura. Tura ikibindi. Urumva kunda abantu bajya bapfumu barije. Noneho ariko turi muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo urabizi ko niyo bagiye kukorogesha uri muri Kristo bitagufata cyane rwose. Umugabo umwe nanone yagiyanye abana ari kubaraguriza, aragenda agiye kuraguza, umupfumu amutuma ihene y'ibara rimwe. Amutuma ihene y'ibara rimwe. Amaze kwimutuma, umugabo yari afite abana 6 ajyanye. Noneho ihene y'ibara rimwe, ihene yarayibaze. Uwo mupfumu ihene yarayibaze. Amaze kwibaga, uruhu arurambura hasi rugaramye. Noneho ubw'inyama nta n'amanono burya bahakuwa yajyanye ihene, nta n'ikinono. Noneho icyakurikiyeho nuko yafashe rwa ruhu arurambura hasi. Arangije abwira wa mugabo waje kuraguza, avuga ati noneho rero tondora amazina y'abana bawe ubavuge. Noneho uko abavuga, umupfumu mu bukonikoni bwe yareberaga amazina y'aba bana akabona ku ruhu rw'ihene. Noneho n'urugero aratangira ati, umupfumu atangira ati runaka umbwe ngwenda muruzi, na nyirakana ko umbwe ngwenda muruzi, na nyirarunaka umbwe ndamuruzi. None ku kibazo umbwira 6, ariko nje nkaba mbona 5. Umbwiye abana 6, urabeshya uri kumbwa 6, ariko nje hano ndabona 5. Nukubera iki? Uwo mugabo wagiye kuraguza aravuga ati ndabyibutse uwo nguwo ati buriya nawe wasanga ari umurozi. Njya mbona ajyana na nyina wabo muri babandi ngo n'abapene, kuko bajya mu bapene bagaragara bo kuko bajya mu bapene kubakura ku ruhu rwene ntibafatika. Barabashika niba bafata, barabaroga n'ibikunda, barabashika nibashikika. Haleluya. Bisobanura ngo aho abandi baheze ntabwo uzahagwa, aho abandi baguye ntabwo uzahagwa, abandi basitariye ntabwo uzahatsitarira, kuko uri muri Kristo Yesu. Abamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Bene boze abamwemeye bafite ikimenyetso. Haleluya. Muri ndetse kuri babangu mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza ko azangira neza. Yesu kimwe cyane. Oya, iyo tuvuga Imana sibyo twiyangishaho, dufite ibihamya. Yesu kimwe cyane. Dufite ibihamya. Imana yageze yabwira Mose, iravuga ngo nkugize nk'Imana imbere ya Farawo, irangije iramubwira ngo kandi Farawo natemera. Haleluya. Natemezwa n'ibyo uvuga,
haleluya haleluya nzagukoresha imirimo n'ibitangaza kandi nabwo natemezwa n'icya mbere azemezwa n'icya kabiri natemezwa n'icya kabiri azemezwa n'icya gatatu Imana ikuremere ikibemeza n'izina Yesu Kristo wa Nazareti haleluya haleluya Imana tugeneze Imana mwizibane natwe dufite ibihamya ntabwo tuvuga Imana twumvanye abandi turavuga iyo twabonye Yesu ashimwe cyane muri ngetse kuri babangu aho wankuye urahazi nanjye ndahazi Yesu ashimwe cyane yo nibutse Imana yamvanye nibuka aho yankuye Yesu ashimwe cyane amen ndava ngo mando hambaye Imana rero nibwo yaje kunkura muri yo karande maze kunkura muri yo karande ingira neza ngewe ndobanuramo impagakiza haleluya 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 impagakiza maze kumpagakiza ingira neza n'ubuhamya burebure mba muri ubwo buzima bwo mu byaha bumva kandi navukiyemo bwo mu byaha njya mu byaha ndashayisha kuko ndabyibuka muri ibyo byaha naje kugera ambere arapfa nyuma tujye neza nagiye kumureba kumusura sanga muri iyo minsi yarapfuye ngiye kureba undi sanga yarapfuye yo ndi kuvuga aho ngaho abantu bajya bagira ngo Imana nkije sida oya ahubwo Imana ngiye neza abo bose bicwaga na sida ariko Imana inkuramo njewe ndi muzima haleluya 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 Imana imvanamo ndi muzima Imana zikumvanamo Yesu ashime cyane haleluya Imana imvanamo mwaho ngaho Yesu ashime cyane mube maso ntimurangari Yesu ashime cyane Imana imvanamo imaze kumvana Yesu ashime cyane ingira neza impagakiza imaze kumpagakiza haleluya 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 Imana icyambere irambwira ngo nijya kuvanyemo hariya nijya kuvanye mu businzi nijya kuvanye mu bujura nijya kuvanye mu busambanyi Imana tugiye neza haleluya 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 rimwe ndi gutanga ubwo buhamya Yesu ashime cyane umudamu umwe twaruduhora ahantu mu giterane arande baranyitegereza ava ngo nkurikije imyaka yawe nukungana ibyo bintu ntabwo bishobora kuba byarakubayeho ndamubwira ntereka nkubwira mu mama we Yesu ashime cyane niburi ugufunze akwambika umwambaro ashatse ugufunze akwambika umwambaro ashatse njyewe narimboye ya Satani kuko narimboye y'umwijima niyo kanzu Satani yari yarandondeshereje Imana tugiye neza Imana dutabare ariko ndashimira Kristo maze guhura na Yesu haleluya muri njye Yesu muri yavuze ngo iki ngurantangaza Yesu we rantangaza ukura umuntu muri puberi ukamuhindura wamara kumuhindura ukamukarabya wamara kumukarabya ukanamusiga wamara kumusiga ukanamwambika turashimira dukarabya turashimira dukwe mu mwijima turashimira dukwe mu byaha turashimira turavuga imirimo y'Imana ndashimira Imana ivana abantu mu mwijima ikura abantu mu mwijima ikura abantu kure Imana tugeneze Imana turenge madutabare haleluya 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 Imana imaze kungira gutyo haleluya 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 imaze kunkura aho ngaho haleluya haleluya imaze kunkura aho ngaho haleluya haleluya imaze kumpagakiza haleluya narabutse kuko Yesu amaze kunyambura ikanzu umwanzi Satani yanyambisiye Yesu ashime cyane yanyambisiye ndashimira Imana yomora inguma ikomora n'inkovu haleluya haleluya Imana yomora inguma kandi ikomora n'inkovu Yesu ashime cyane ndashimira Kristo Yesu haleluya Yesu akura kure haleluya haleluya amen 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 Yesu ashime cyane ibyo rero Imana imaze kunkura aho ngaho nibwo yamugire neza n'ubuhamya burebure nzabuvuga igihe nikigera impa amafaranga Yesu ashime cyane impa amafaranga 1,250 ntabwo ari cy'amadolari n'icy'amanyarwanda 250 icyo gihe irambwira ngo rero Yesu ashime cyane noneho haleluya 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 amen 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 Yesu ashime cyane 1,250 irambwira ngo genda ugure bodaboda Yesu ashime cyane ugure bodaboda ndagenda ndazigura maze kugura bodaboda Imana yambwira ngo none ndagwagurukije tangiye ugenda ujye kumvugira ntangiye kugenda mvuga Imana nambaye bodaboda zica 250 ntangiye kugenda mvuga mu butumwa mu muhanda ngavuga ubutumwa mu isoko aho ryazindutse nkaba nahageze rya nimugoroba nkaba nagezemo ntangiye kugenda mvuga ubutumwa naho ngaho Imana haleluya haleluya nuko ngo Imana atangiye kugenda inkoresha itangira kugenda inkoresha n'ubuhamya
ubuhamya burebure ariko ndavuga imirimo y'Uwiteka Imana. Yesu ashime cyane. Haleluya. Naho ngaho Imana atangiye kugenda inkoreshereza. Yesu ashime cyane. Kandi Imana nigutuma, Imana niguhagurutsa izabana nawe. Imana niguhagurutsa izaguha ibihamya. Yesu ashime cyane. Kandi niba ari ikintu kigoye, bene data, ngiye nkabwiriza mu rusengero. Haleluya. Ivuga butumwa ryo mu muhanda ritandukanye n'iryo mu rusengero, kuko mu rusengero nubwo mwapinga umuntu baba bamureba, Imana tujye neza, ariko mu muhanda dore ikintu kigorana. Nagiye Imana ntuma bwa mbere kuvuga ubutumwa. Yesu ashime cyane. Nagiye mu isoko, none ngezeyo ndavuga ngo mbese Mana yanjye ndatera haleluya si, ndavuga ngo mbese mwaramutse, ndavuga ngo mbese mwiriwe, biranyubira. Haleluya. Ariko kuko Imana yari yanyohereje, nibwo ako kanya yanyeretse umuntu wari umaze imyaka 9 amugaye. Yesu ashime cyane. Amaze imyaka 9 amugaye. Haleluya. Amaze iyo myaka 9 amugaye. Noneho Imana irambwira ngo nguriya ndabukweretse, genda umusengere. Yesu ashime cyane. Genda umusengere. Ariko Imana ikaba yari maze iminsi imbwira ngo ugiye kunkoresha imirimo n'ibitangaza. Yambwiye ngo ugiye kugukoresha, ngewe numvaga bitashoboka. Dore ikintu cyanteraga ubwoba nuko nabango Mana ndamutse ngiye nkagara mu giterane nkavuga ngo Mana uyu muntu nakire mu izina rya Yesu Kristo, nambike imbagoze hasi agende. Natagenda bazantera amabuye, bazanyiciramo, nzabasebye. Haleluya. Kandi nawe byakubaho nimuseke. Ngewe mu buzima bwanjye ndi umunyabwoba, ngewe ndi umunyabwoba rwose, ngewe ndi umunyabwoba, ariko ndi mu mwuka ndashira ubwoba, shira amanga. Niyo mpamvu na Paulo yavugaga ngo munsabire mpabwe gushira amanga, munsabire mpabwe gushira amanga. Yesu ashime cyane. Kuko na Petero umwuka utaraza, haleluya, bamwe haleluya, yatenye umuja yaravuze ngo numwe nabo. Petero arirukanka, haleluya. Ariko aho umwuka amanutse, aho gushira amanga imbere y'amagenero, imbere y'abami, imbere y'abatambyi, imbere y'abakomando, arabati mureke mbabwire wa wundi ni mukamubamba niwe ukoze ibingibi mureba, yeboze. Iyo turi iwacu mu mubiri tugira ubwoba, ariko turi mu mbaraga z'Uwiteka Imana dushira ubwoba, dushira amanga. Niyo mpamvu ejo bundi yabwiye Yeremiya, ngo mva Yeremiya mugaragu wanjye, amagambo y'abakurwanya dore nyahinduye inkwi. Haleluya. Imbaga zabo nzinda inkwi, dore bageze inkwi, dore bakurwanya bageze inkwi, ibigwiga bihinda inkwi. Ariko nawe amagambo ava mu kanwa kawe nyahinduye umuriro, nyageze umuriro, mugeze umuriro, yerebo mugeze umuriro, mugeze umuriro, imbere y'abademoni mugeze umuriro, imbere y'abarozi hinduka umuriro, imbere y'abacuraguzi n'ubu umuriro. Bose kontana rebo zerebo, imbere y'abagambana, imbere y'abagumi, imbere y'abakonikoni, imbere y'abakurwanya, imbere y'abagusebya, imbere y'abyagwagukiye. Imana iguhindura umuriro, Imana ikuhindura umuriro, Imana ikugira umuriro. Nshuti yanjye, Imana iguhindura umuriro. Hinduka umuriro mu izina Yesu Kristo wa Nazareti. Bose kontane rebo. Niyo mpamvu Kristo avuze ngo muzabikandagira, ntacyo bizabatwara, muzabihonyora, ntibizabafata. Babaroga ntibabashyikire, babasebye nanjye mbarwanirire. Haleluya. Batera nanjye batatanye, kuko ndi Uwiteka Imana. Haleluya. Imana impagurutse, ariko ndi umunyabwoba. Imaze kumagurutsa ndi umunyabwoba, ndavuga ngo Mana yanjye kugira ngo menye yuko bizaba. Haleluya. Betse ndaje kugira ngo menye ko uzabana nanjye, niko mbwereye yuko ibyo bikunda byabanje kuba. Yesu ashime cyane. Nibwo kugira ngo menye ko bizaba. Mana ntazasingira umuntu nkavuga ngo urakize nakire, ni igiterane bakantera amabuye, ndagenda. Haleluya. Nsanga ahantu inyoni yapfiriye iri gusamba. None ndavuga ngo Mana yanjye kugira ngo menye ko bizakunda uzabana nanjye, ngiye gusengerera inyoni. Niramuka izutse ndahita menya yuko uzankoresha na bya bindi. Haleluya. Kuko Imana akundaga kumbwira kambwa ngo kavuzanduru. Haleluya. Kavuzanduru. Uzasenge mu myiza humuka, uzasengera ibirema bizakira, uzasengera indwara zikomeye zizakira, sida zizakira, kase zizakira. Imana igenda ayo masezerano. Ariko nubwo yampaga nkagira gushidikanya gukomeye cyane, ndavuga ngo kugira ngo menye ko Imana izabana nanjye. Haleluya.
haleluya ngiye gusengera inyoni niramuka izutse igakira nzamenya yuko uzankoresha ndagenda asanga inyoni ahantu yapfiri iri gusamba ndikumuma ndavango mu izina rya Yesu Kristo wanyunewe ndagusengezuka wanyunewe ndagutegetse zuka ndagutegetse zuka wanyunewe ndagutegetse wanyunewe ndagutegetse demoni wafashe inyoni ndagutegeze soka wanyunewe nuhaguruka uzuka mu izina rya Yesu Kristo ndakumuma nkashyamo n'imbaraga z'umubiri inyoni naho kugira ngo izuka none ahabwira agagarira apfa burundu yarapfuye burundu ndavuga nti ba ya bintu ntabwo bizabaho ntabwo bizaba inshuro kabiri ndagenda noneho usanga nanone igiti mu busitani kiriho ubushishi bwinshi inshishi nk'ikiguri ndavango kugira ngo noneho munenye Imana wambwe ko mpaye butwari bwo gutegeka haleluya ngiye guhamagara umuriro wo mwijuru nkuko yari yahamagaye haleluya uze utwike izishishi nini ziramuka zipfuye zihiye ndahita menya ko nabya bindi Imana yanjye uzagira gute uzabinkore ndagenda ndasenga mpamagara Imana ndashyiramo n'imbaraga z'umubiri ndashyiramo imbaraga ndasenga ngeza nsarara ndangije rushishi ntapfa na kamwe ahubwo bwaciye mu gitondo inshishi ahubwo zikubye nka 7 mwana rimwe rwapfuye ndabane pa ibi si ibyanjye imbati genese ndabango ntabwo bizashoboka ariko reka nkubwire hari impamvu inyoni itakize hari n'impamvu ishishi zitapfuye kuko Kristo ntabwo yapfiriye inyoni Kristo ntabwo yapfiriye ubushishi Kristo yapfiriye nawe haleluya Kristo yapfiriye umuntu ubwo bwari ubuyobe Kristo ntabwo yapfiriye inyoni ntigira ubugingo inshishi ntabwo zigira ubugingo haleluya n'ibiti ntabwo bigira ubugingo umuntu niwe yapfiriye haleluya amen noneho nubwo rero Imana yanyibahonga mu isoko Imana imaze kunyoborayo Yesu ashimwe cyane Imana imaze kunyoborayo none njyanyeyo nubwo ahise nyereka uwo muntu rero wari wararemaye imaze kumunyereka Yesu ashimwe cyane imaze kumunyereka iryo yanga ngo musengere noneho ariko ndamusengera abarakize amaze gukira aho nga mu isoko Yesu ashimwe cyane ngiye mvuga ibintu haleluya mvuga ibintu nabyabereye Yesu ashimwe cyane niba mvuze ibintu biba byarabereye mu giterane haleluya Yesu abantu bose bazi Yesu ashimwe cyane haleluya Yesu ashimwe cyane amen ni hariya muri Banyahe iremera muri Banyahe mu gasoko kari gahari hano haruguru habaga igiti cy'umunyinya imidugudu yegeranya aho hantu bayita Kibiraro na Kabuye niho byabereye Yesu ashimwe cyane haleluya amen kuko haleluya sinjya nemera umuntu uvuga ibintu ndavuga naho byabereye Yesu ashimwe cyane noneho birangije rero nibwo ako kanya namusenze ako kanya arakira amaze gukira noneho ijwi ry'Imana ngo noneho abantu baguraga abagurishaga bose baza kora ibi bibaye Imana ngo none ndabakuzaniye tangira babwire Yesu ashimwe cyane Imana ni gutuma izaguye n'ibimenyetso Imana ni kohereza uzabanza uzabaza ngo ndaca hehe ako kanya mvuga ubutumwa mabwa gushira amanga mabwa gushira ubwoba kuko Uwiteka aramaze ubwoba undi musi wa kabiri Yesu ashimwe cyane nari ndi mu giterane none ubwo nari ndi mu giterane haleluya ubwo nari ndi mu giterane nibwo nako nari ndi mu rusengero ntabwo ari mu giterane ubwo nari ndi mu rusengero nibwo ndi kuvuga uburyo Imana iryo zina ryavuye nibwo Imana banzaniye umuntu umwana wari yavutse amaguru yari boshye gutya yaramugaye yarabaye paralize baramunzana ngo nimusengere nangira gusenga senze haleluya ariko reka mbabwire bakoze Imana burya barimo n'abakristo bakunda abayobozi babo Yesu ashimwe cyane uko nasengaga abakristo bamwe bavuga ngo Mana sengera umushumba wacu sengera umuyobozi wacu sengera umukozi w'Imana nako umurengere n'umukozi isoni Yesu ashimwe cyane none ndasenga nsenze nhumirije burya mu rusengero rero bose ntabwo babahomeje niwe turi gusenga impamvu duhumiriza haleluya ni ukugira ngo atagira ikiturangaza noneho rero ndasenga njye ndahumiriza n'abandi bamwe barahumiriza none uko nasengaga njye sinzi iby'Imana ari gukora yamaguru yararambutse amaguru amaze kurambuka wa muntu abari mu rusengero abadamu bari mu rusengero babibonye bavuze induru barasohoka badukanka bitewe n'ibitangaza Imana ikoze nanjye nkandi amaso numvise igira icyo abantu bari gusakuza nanjye ndebye mbona ibitangaza bibaye nanjye nagize ubwoba
ubwoba pastor, narasohotse ndirukanka ndahunga bitewe n'iby'Imana yarikoze. Nagize ubwoba ndirukanka ndahunga kuko nubwo amena ari mbonye ibyo bintu ndirukanka ndahunga ngira ubwoba. Yesu ashimwe cyane kuko iby'Imana ntabwo bimenyerwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen, amen. Ariko aho ngaho n'Imana yagiye intenyurira, naho ngaho Imana yagiye intenyurira. Undi munsi nanone nari ndi mu giterane hari induba. Yesu ashimwe cyane. Hari induba mu isoko rya hari induba. Yesu ashimwe cyane kuko mvuga ibintu byabereye cyari giterane kirimo abantu nk'ibihumbi 4. Yesu ashimwe cyane. Harimo abantu batandukanye. Haleluya, haleluya. Banze batandukanye, benshi cyane batandukanye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho ndasenga ndakunda bwiriza twe twubate bodium hariya mu isoko. Nari nasabye icyangombwa ubuyobozi. Yesu ashimwe cyane. Twateye tente, urumva rero igiterane wamenyeshejemo abantu, harimo abayobozi. Yesu ashimwe cyane, inzego zitandukanye. Noneho rero bikiye muri ako gatente, abandi bari aho ngaho, amakora yaruzuye, twacometse imizindaro, byari bikemewe. Noneho mpagaze kuri bodium ndi kubwiriza, ijwi rirambwira, Imana iri ku muntu ugendaga mu mbago umukobwa. Imana yambwira ngo mubwira arambike imbago ze hasi agende. Pastor nerebye gutya, ndeba umunsi, ndeba abayobozi bice muri biro muri mitente, abana kavuza ndu ndasebye nabyo vuze. Ijwi ryagengagiza ndakomeza ndabwiriza, ijwi ragaruka ngo mubwira ya mukobwa arambike imbago ze hasi agende. Pastor nagiye kumva numva abademoni 1500 baranteye. Satani ni mubi. Satani mubi arambwira ati urasebye. Bibaze inzego z'umutekano zirari abandi barari nawe rihandagaje muri rasi wa mikrofone parire wacometse ngo nambike imbago za hasi gende. Natagenda kavuza ndu urajya he kavuza ndu natagenda. Ako kanya nibwo nagiye kumva numva imbaga z'Imana ziranyuriye. Nagiye kumva numva ngo ntagikorasi, njya kumva numva imbaga z'Imana nagiye kumva numva ndasandaye. Ijwi rambwira ngo mubwira guruka gende, ndavuga ngo rambike imbago zawe hasi ugende mu izina rya Yesu. Nandurwa namurambise ikiganza. Ako kanya arambika imbago ze hasi, arirukanka. None b'abanyacyubahiro nabo bicaye mu itente baraguruka, bemera babonye oya nagubise we. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Harimo umuntu abakomeye akafashwa nk'ukomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko kwizera kw'abanyamategeko gushingiye ku bimenyetso, kwizera kw'abascientifique n'ibimenyetso, kwizera kw'abanyedini ni ikarita y'umubatizo ndetse n'ishapure. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ariko kwizera kw'abanyamwuka kubamo. Haleluya, haleluya. Rero nabo nk'abantu bakomeye, kwizera ko mu mategeko n'ibifagiti ibimenyetso baje kureba ibibaye. Haleluya, baza kumureba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Basanga Imana yabikoze. Noneho njya nabwiriza rero, njya nabwiriza korari ari kurimbesha turirimba imwe, njya navuga rero mvuga Imana. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka arakora. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka arakora, ariko akora gasho ni umunsi ni kwari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Indwara Yesu yakizaga na umunsi Yesu aracyakiza. Tuzavuga imirimo y'Imana. Rero naho ngaho ryavuye, twasomye ijambo ry'Uwiteka Imana, muri Daniel. Ijambo twasomye, Yesu ashimwe cyane ngo Daniel afata igihe cyo gusenga yirije busa. N'irya Abisirayeli bari Yerusalemu hari harashenywe. Yerusalemu imaze gusenywa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yerusalemu imaze gusenywa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwami bw'Ubukarudaya burabanyaga. Ubwami bw'Ubukarudaya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yerusalemu isenywa. Haleluya, haleluya. Umwami Nebukadinezari yateye Yerusalemu arasenya, amaze kuhasenya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hariyo icyo gitero cyari cyobo n'umugabo w'ingabo witwa Nebuzaridini. Yesu ashimwe cyane. Nuwo mujenene wari uhayoboye. Noneho barahasenya, bamaze kuhasenya bamwe baranyagwa, babanyagano bajyanwa hehe i Babuloni. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo bari impunzi, barabanyagano. Impunzi, Yesu ashimwe cyane, ni igihugu cyatewe n'umutekano muke, umudugararo, abaturage bakava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi. Abo ngabo bitwa iki? Impunzi. Naho iyo bavuye mu ntara imwe bakajya mu yindi, abo y'igihugu cyabo, abo ntabwo bitwa impunzi, bitwa baki? Abadeplase. Haleluya. Nanone hari ukundi kuntu abantu bajya bimuka
bambuka bagasa nkaho bahunze inzara bakava ku gasozi kamwe bakajya ku kandi. Abo ntabwo bitwa abadeplase, nta nubwo bitwa impunzi, bitwa abasuhuke. Yesu ashimwe cyane. Rero aba ngaba ntabwo bari impunzi, ba Daniel aba ngaba nta nubwo bari abasuhuke, ahubwo bari abanyagano, kuko ntabwo bari baragiye ku bushake bwabo, bagiye kubw'imbaraga z'umwami Nebukadinezari. Babuloni bari babasenye, basenye Yerusalemu barabatwara. Yesu ashimwe cyane. Bakimara kujyayo, bakimara kunyagwa, haguze guhaguruka abahanuzi b'abayobe bagenda banura abantu. Nyuma tugeneza kandi umunsi hano abo bahanuzi barizi, baravuga ati ejo nk'iki gihe umwaka utashye muzaba mwasuye iwanyu, umwaka utashye muzaba mwatabawe, umwaka utashye amateka azaba yahindutse. Dore Imana ije kubakura mu bunyage, dore Imana ibavanye mu busuhuke, dore Imana ibavanye mu munyage, ibagari iwanyu. Imana tujye neza, Imana dutabara. Umwaka urashira, nanone abandi barahanura. Uwa kabiri urashira, nanone abandi barahanura. Hashira igihe kinini. Yesu ashimwe cyane. Ngo ari ku igihe kimwe, haleluya 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 haleluya, igihe kimwe amaze kushira imyaka myinshi, noneho Daniel nakwigiye kimwe Imana gutse umuhanuzi, niho umuhanuzi Yeremiya ngo aragenda arahanura, aravuga ngo mumisize. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo muhinge mworore, abakobwa barongorwe, abasore barongore, aha hantu muzatinda, muzahamara imyaka igera kuri 70. Yesu ashimwe cyane. Igihe kiragera nanone Yeremiya avaho birarangira, ariko ibyo birangiye Yesu ashimwe cyane. Nibwo aje guhaguruka umuhanuzi nako Daniel ngo aragenda asoma mu buhanuzi bwa Yeremiya, ngo asoma mu myaka bazamara i Babuloni yuko ari imyaka 70, ngo afata igihe cyo gusenga no kwiza ubusa. Amaze igihe cyo gusenga no kwiza, ngo agitangira gusenga, agitangira kwinginga, ngo haleluya haleluya haleluya, Uwiteka aramanuka, Uwiteka aza kuvugana na Daniel. Dufite Imana igaruka, dufite Imana igimanuka, araza haleluya 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 haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana arasenga ngo yatura ibyaha bye, yatura ibyaha by'ubwoko bw'iwabo. Imana tujye neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Ngo akimara kubyatura, Uwiteka araza